kuko uba ushobora kwibaza ngo ese ushobora kurara mu gihuru ugakorera Imana, ushobora kuba ntaho kuba ugakorera Imana. Ariko nyine Imana ijya ibyemera kugira ngo izahamirize abantu ko bibaho kandi umuntu agakorera Imana. Gonzage niwe wabiririmbye aravuga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho, ngo ukigenzura ukibaza ngo ese n'ibyaha ukabishaka ukabibura. Rero rimwe na rimwe natwe hari ibintu bitubaho tukibaza ko ari ibyaha cyangwa se ari karande, ariko zibaye ari karande nta nubwo twaba tugihumeka. Dukurikije situwasiyo umuntu ukorera Imana aba yanyuzemo nta nubwo waba ugihumeka. Kanye aba bantu, umuntu wahamagawe n'Imana n'umuntu wihamagaye ni abantu babiri batandukanye. Ubu ngewe hari situwasiyo nacamo, umuntu wihamagaye ntayicemo n'amasaha 2 akayigwamo, ariko ngewe nkaba nayicamo imyaka irenga 5 cyangwa irenga 20. Warumbajije ngo hari ikigeragezo ndimo? Yego, hari ishuri urimo? Nibe n'ishuri. Ishuri rijya ritanga ikiruhuko. Hari ukuntu wiga pororonje nta kiruhuko, ukiga numenye ngo uzasoza ryari. Ikintu cyatumye numva nzinutswe umuntu, hari umuntu twasenganye, uwo ni uwa mbere wanyigishije umuntu. Urumva yarabizi neza, mpora mu bitaro kubera kurwara stroke. Nabaga mpagaze gutya nkikubita hasi, nkataka rimwe ngo umutwe, numvaga nyine mfashwe n'umutwe nkaba ndagoye nkajya muri koma. Mwarasenganaga uwo muntu? Cyane, nkajya no kumusengera kuko Imana yari imaze kunkoresha igitangaza mu rugo iwe. Kirakoreka nimba bizi neza ko uhora urwaye, kuko ya n'igihe no gukingura byananiraga nawe akampamagara kuri telefone. Narwaye umutwe no kweguka byananiye, abizi neza. Ubundi ubwo yabaga agufashije iki? Nyine urumva nari ngiye kwiga kandi ntago wabwira umwarimu ngo nyigisha gutya, ngo iri somo niryo mfata, ngo iri sindi fata. Ugomba kwiga uko Imana ishatse ko wiga. Natinye umuntu, nasohoye ibintu yabaye nk'intare, ariko hari abantu bari baje kumfasha, na n'igiceri cy'10 yampaye. Urumva ni nijoro, bimaze kuba mu masaha 4 n'ibindi, ahantu ndi bujye. Uwo mubyeyi nawe nari ndi mideni yari ari kumpamagara, uri hehe ko nshaka amafaranga yanjye. Nimara kubikuramo hasigaye amafaranga ngaye, ndavuga hasigaye 7,000, ngo nayo ngomba kuguha, kandi nayo ntayo mfite, nzaguhera igihe nzabonera. Kandi ubwo bakwirukanye no mu nzu? Banyirukanye no mu nzu. Naricaye nshatse amarira ndayabura. Hejye ujya mu kigeragezo kurira bikanga. Arambwira ngo gusa ja ndagukunda, mpita ngiye gutya. Ndabwira byihorere, byo kunkunda bireke. Ubu ngubu ushima Imana ko nta deni nkurimo, naho iby'urukundo rwawe byihorere. Kandi bagusohoye mu nzu, hari umuntu ukubwira ati twishyingire. Baraza ako kanya, baraza bakakubwira ati twishyingire. Bundi tugenda rwose, bundi ko nakubwiye ko ngukunda, igihe nakwingingiye ukambwira ngo uzakora ubukuru umurokore, ngo ino twishyingira, n'ubundi nta kindi cyerekezo. Ngwino tugende ngutunga. Biba byoroshye. Ababyeyi nabo barahata, ariko ja kwifata bimaze iki? Wakwishakiye, azagukubita rimwe, agukubite kabiri, ariko ariho inzu unabyare ubu umubyeyi. Agukubite ariko aguhahire? Aguhahire, kubera ko nimba ndaye mu bihuru nkaguma nkakizwa nkakiranuka, inama zihari, izo nama sinzumvire, nkaguma ku mubabaro wanjye ntitaye ko ndi kuribwa n'imibu. Urumva ubuzima bwawe uba wabushese, ariko ibyo ntago birebaho. Nta mubyeyi ndi buhamagare, uwo nagahamagaye anyambuye telefone, si uwo muntu wamukumbura? Ni wamukumbura. Uwo wasengeye wibagiwe ibibazo byawe, n'ubundi niwe ugusohoye mu nzu mu gicuku cy'ijoro. Nta muntu ndi buhamagare ngo ntabara, telefone barayisigaranye. Ubwo se wakumbura umuntu ni hehe? Kandi uwo ni umuntu wari warasengeye? Mubyeyi nasengeye, nge nigeze musenge. Nahaza abantu ku kigero numva bibaye byiza, bancukurira nk'umwobo. Naranabivuze, abantu benshi barabizi. Ndabwira nti ngengeze ku kigero numva nshaka nk'umwana w'intama wenyine gatoya, bakancukura nk'umwobo nkabanamo n'inyamaswa. Nge abantu nabashije kubona ntago badukunda kubera bibarimo, badukunda kubera icyo dufite.
Yes, reka nanjye ngusuhuza dukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kubagarutse kubana natwe umwanya nguyu ndagushimiye aho waba uherereye hose ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane nawe. Mwabonye kuri kamera ndi kumwe na Jeanne. Jeanne, meze ute? Meze neza. Ariko uyu munsi uvuga cyane rero. Uyu munsi wongera ijwi nibura. Nta kibazo. Niko. Niyo uri kubwiriza se nuko uvuga? Ntago mbizi burabiterwa n'abandi. Wenda kubaza ibyo yose hari uko biza. Biterwa n'abandi. Ubundi abandi bari mu mavuta. Igitware, igitangaza. Yego ye. Bavugira hejuru. Ay, abantu bose ntago ariko batanga ibyo bitangaza. Ariko nyine bavugira hejuru. Ubundi kenshi mvuga cyane yo ndi mu mwuka wifuye. Umwuka wifuye? Nibwo mvuga cyane. Umwuka wifuye wawugiyemo byagenze bite? Mba mbona wenda dushaka nko gusenga nkabibona neza ko hari umuntu utari kwihana ikintu kandi ushobora kubuza abandi umugisha. Rero Imana ntago yanga icyaha. Uwo mwuka wo nshobora kuwujyamo no mu rukuta nkacamo. Yego. Nibwo mvuga cyane. Ase ja. Ubundi koko umuntu ashobora kubuza abandi umugisha bibaho? None birakunda. Ko umuntu mutazanye gusengera hamwe. Ubundi abantu benshi baravuga ngo umuntu umwe ntiyakubuza umugisha. Ariko yawukubuza. Gute rero? None se uzarebe urugero. Imodoka nimba ijyamo abantu 25 ntabwo ishobora guhaguruka ifite 24 kuko n'umwe ari ingenzi. Impamvu uyu muntu yari umunyamumaro imbere y'Imana imubonamo umuntu uzavamo umumaro iramukurikirana kuko mu kintu cyatumye Yesu asiga intama 99 akajya gushaka imwe nuko uyu muntu nawe ni ingenzi imbere y'Imana. Rero yakubuza umugisha. Yawukubuza cyane. None se ubu umuntu atobye amazi wayanywa? Hoya. Ntago wayanywa kandi ntago ayatoba yari asanzwe ari ibiziba. Ayatoba yari meza. Rero iyo ayatobye ntabwo uyanywa. Rero ntabwo n'ibintu by'Imana niko biba bimeze. Ntago Imana ishobora kumanuka ngo iterane n'icyaha kiraho. Ngewe icyo nizera yari umwuka w'Imana. Nyamana koko. Imana iteye ubwoba. Ikurikirana iki kintu n'ibindi bintu byose byahagarara ariko igakurikirana iki kintu uyu muntu akihana. None se sha ari ibyo rero nta hantu twabona nta namwe twazabona Imana. Ubuse ahantu wavuga ngo uri bujye usanga abantu bose bihannye neza bakijijwe. Niyo mpamvu habaho guterana. Habaho guterana ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mubabarirwe. None se uwo muntu yaje guterana agataha uko yaje aho haba hari Imana haba hagomba kugaragaza itandukaniro ko ariko abandi bashobora kuba atayibonye ariko abandi bakayibona. Gute se bayibona gute kandi yatobye amazi? Ibyo ngibyo ni ibintu byanarize tuzanamo by'ubwenge bwinshi. Ariko nimba ikintu cyera ntago nzi ko bagikoraho bafite irange ry'umukara ngo icyo kintu cyambare. Urumva bayatobye amazi. Rero gute se nimba abantu batanywa ayo mazi nimba umbwiye ko umuntu atobye amazi utayanywa gute wambwira ko umunyabyaha yakwicara mu rusengero akarinda agenda atihannye kandi hari umwuka w'Imana? Ntago bibaho. Icyo gihe nta mwuka w'Imana uba uhari. Ugiye kumbwira ko ahantu hose kuko hari umwuka w'Imana abantu bose bagomba kuba bihannye? Ngewe uko mbyizera ubundi nta nubwo ubizi neza ko ugiye gusenga waninjira ahantu utanihane ushaka kutihana kuko abantu bose binjira mu rusengero baba bagiye gusenga nawe baje kwirebera abaje kwiruhukira. Nawe Imana iramubwira ngo nawe waje kureba nguhaye umugisha akaba abizi neza ko yaje kureba sibyo. Imana ntago yiteranya umuntu n'undi. Ibiza umuntu n'ikimuzanye. Uwo muntu rero nimba aje gusenga ariko akaba yaramenyereye Imana igomba kugaragaza itandukaniro ko ari ifite ubuzima bw'umuntu mu biganza. Ntabwo Imana yakureka ngo ugende gutyo. Ubuse wagera kwa muganga urwaye ugataha iyo babuze imiti bagutaransifera ahandi.
niyo mpamvu rero ariko bashobora no kuguha imiti bakavuga ati genda upfe kugerageza barebe Urumva hari igihe bakubwiye indwara ngo- ibura baba bakubwiye ngo pfa kugerageza ariko Imana yo ntago ari ko imeze ahubwo ishaka kukubwira ngo waramenyereye bihagije ariko uyu munsi urabona ukuboko kwanjye gute shaka kutihana kuko barondoye ntunihane kuko bahimbaje ijambo ry'Imana ryamanuka ugapfuka mukihana ntabwo kwihana ari imbaraga oya ahubwo nk'uko Bibiliya bivuga ngo umwuka wera naza ngo azatsinda ab'isi ngo abemeze iby'ibyaha byabo yego ni nk'ibyo ngibyo umwuka wera yaje agera ku muntu kandi akamuhindura akamuhindura ubwo nibyo ubwo ari wowe bitubwiye buriya nibyo niko bimeze bani watubeshye mu bintu Imana ikeneye ntabwo ikeneye ibihagararo byacu cyangwa amasura yacu Imana ikeneye umuntu w'imbere rero ntabwo yakurekura ngo nanirwa gukurikirana uwo muntu noneho wanayemereye ukayisanga Imana ni umubyeyi uzarebe kenshi njya mbibona nk'umwana iyo yigaraguye mu byondo ukuntu wowe utari nyina ushobora kuba utamuterura ariko mama we aramuterura atitaye umwenda uwo ari wo wose yambaye n'Imana rero niko imeze igomba gukuyakuya wa muntu kugeza igihe igarura ubugingo kuko ikeneye ubugingo kuruta ibindi byose yego bo reka twiganirire rero uyu munsi ku mutwe cyangwa se ikiganiro nashatse kwibaza kivuga ngo kuki abakozi b'Imana bamwe na bamwe kuko sinabanga ni bose ariko benshi tujya tubabona ugasanga umuntu akubwira ko afite impano wenda uranabibona ashobora gusengera abantu bagakira ashobora kubyara abantu babuze urubyaro bamaze imyaka myinshi barabuze urubyaro rwose bagakira ugasanga arahanura kandi agahanura ibintu bigasohora ariko ugasanga we aracyari muri bwa buzima mbega abaho kuri Imana mfasha ndashaka kugira ngo tuze kwibaza kuri iki kintu biba byatewe n'iki kuki bo batabanza kwisengera ibyo bintu nabo ubwo bave muri ubwo buzima noneho basengere abantu ariko nabo nibura hari aho bavuye ubwo wibaza nimba bibaho bibaho cyane bibaho cyane nta n'ikibaho nkabyo ubundi hahirwa uw'iby'Imana bitazagusha rero ni ibintu bibaho cyane cyane ariko rero biterwa n'iki ubona biterwa n'iki nubwo twahamagawe imihamagaro yacu ntabwo ari imwe hari umuntu wabyutse akibona mu murimo nyine hari uwabibonye yasenze hari n'uwo Imana iba ishaka ko nubwo yahamagawe azaba icyitegererezo cy'abandi nubwo yahamagaye ariko ikabanza ikamugira akaba icyitegererezo cy'abandi na bumwe bwa Yobu kuko uba ushobora kwibaza ngo ese ushobora kurara mu gihuru ugakorera Imana ushobora kuba ntaho kuba ugakorera Imana ariko nyine Imana ijya ibyemera kugira ngo izahamirize abantu ko bibaho kandi umuntu agakorera Imana nta rwitwazo iyo ariyo yaguhamagaye igukoresha uko ishaka abantu baribaza ngo ni gute kuki Imana yemera ko ibyo bintu bikubaho kandi ishaka kugukoresha yego nzajya niwe wabiririmbye aravuga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho ngo ukigenzura ukibaza ngo ese n'ibyaha ukabishaka ukabibura rero rimwe na rimwe natwe hari ibintu bitubaho tukibaza ko ari ibyaha cyangwa se ari karande ariko zibaye ari karande nta nubwo twaba tugihumeka dukurikije situwasiyo umuntu ukorera Imana aba yanyuzemo nta nubwo waba ugihumeka wanabicamo bikaguhitana ariko iyo ari Imana ubicamo bikakugeza hamwe habi umuntu abona ko ubuzima bwawe bwarangiye kandi ntupfe kandi ntupfe kandi ntugwe no mu byaha ntuve mu byizerwa
ubundi uzatandukanye aba bantu, umuntu wahamagawe n'Imana n'umuntu wihamagaye ni abantu babiri batandukanye. Ubu ngewe hari situwasiyo nacamo, umuntu wihamagaye ntayicemo n'amasaha 2 akayigwamo, ariko ngewe nkaba nayicamo imyaka irenga 5 cyangwa irenga 20, ariko nkaba nkikomeye kandi Imana itambonaho ikizinga. wowe se niki cyatwemeza ko wahaca? Ibihamya birahari. Byakubayeho se? Yego ko cyane. Duha ubuhamya rero. Ibihamya birahari cyane bifatika. Ku buryo hari aho wanyura ukavuga uti ngeye n'imyaka 5 nabinyuramo, ariko undi yazi isaha imwe bikamunanira kubyihanganira. Icyo nabonye nuko ikigeragezo kiraryana kandi kiraramba. Rero ikigeragezo iyo kirambye wiga kubana nacyo, ukaba inshuti nacyo. Kaba inshuti nacyo. Shara umuntu ushaka kuba inshuti ikigeragezo ko? Yego ko rero ubwo utabaye inshuti nacyo wakigwamo, ariko iyo ukigize inshuti wumva nyine ari inshuti yawe, ntago bikugora. Ikigeragezo kikakubera umuturanyi. Yego ko rero mugaturana neza. Bakibwira uti inshuti yanjye nziza uzandinde kugwa isari. Ari unyigishe. Ariko uzandinde kugwa mu. Noze wigeze unyura mu kigeragezo ukagera ukavuga uti rwose inshuti yanjye reka twibanire mu mahoro. Cyane nibwo buzima. Nibwo buzima. Kuko ngiye kuva ndi umwana kugeza ubu urumva hari abantu benshi bazi situwasiyo y'ubuzima bwanjye, bambwira ati wa mwana we ntiwabonye jenoside, ariko ibintu wanyuzemo birenze twebwe babonye jenoside. Wanyuze mu bintu bikomeye. Nanyuze mu bintu bikomeye, kandi guca mu bintu bikomeye ntago bimbuza gusenga, nta nubwo bimbuza gukorera Imana. Buriya ntuzibwire ngo guca mu bintu bikomeye bizatuma Imana ikubwira ngo ubwo uri kugeragezwa byihorere gusenga, ahubwo nibwo izagukoresha. Yego kuko hari n'igihe uvuga uti Imana nkeneye ubutabazi, ahubwo ikakubwira ati haguruka, hari umwana wanjye ukeneye ubutabazi, ihute. Ntabwo Imana ikangwa ngo uri mu gihuru, ngo wabuze aho uba, ngo waburaye, ngo wabwiriwe, ngo wambaye ubusa, ngo nturi buyikorere. Ntabwo Imana ijya ibireba. Ariko iyo wihamagaye ubirebaho, kubera ko iyo wihamagaye bufite ingingo nyinshi zikurengera. Ushobora kumpamagara uti Jean ngwino unsengera, nkakubwira nti guhaguruka ni 50,000, sibyo? Ntabwo ubwo ari ubutabazi bw'Imana, ahubwo uba wirwaniriye. Urumva batangiye kugwa mu nzira utaragera iyo ujya, nkaza. Ariko ngewe ushobora no kumpamagara wampana ati n'Imana ikambuza, kambwira ati nakubwiye ko ari njye uzaguhemba igihe ntikiragera, ititaye ko ndi bugende n'amaguru. Bijya bikunda. None se uravuga uti ngiye kuva navuka nanyuze muri ibyo bintu bikomeye, kugeza rwose ubwo hari ibigeragezo nyine najyaga mbwira ati inshuti zanjye ni ibiki wanyuzemo bikomeye ku buryo ugeraho ukavuga uti rwose uti yewe ibigeragezo biragwira, gusa birakageragezwa byumve. Ibigeragezo birakageragezwa byumve. Birakageragezwa byumve. Urase bizageragezwa ra? Ikintu nabwira abantu baduteze amatwi, ntibazikureho kuba inyangamugayo, cyangwa se ngo batakaze ubupfura bwabo babutakaze. Uba mu kigeragezo, itorero ntiribimenye uribamo, korari ntibimenye uyibamo, umuturanyi ntabimenye, kandi ugeragezwa. Imana ijya ibyemera. Imana ijya ibyemera ku buryo abandi batabimenya. Gute si kubwiye ngo ceceka, ikakubwira ngo sinkeneye ko uzansakuriza, kuko nta muntu uzagutabara ntagutabaye. Uzaceceke, icara ku ntebe y'ishuri nkwigishe, nkushakire ubuhamya kuko uri umunyamumaro. Uzaceceke, ntuzagire umuntu ubwa ko waburaye,
nuzagira umuntu ubwira ko utagira aho uba kugeza igihe njye ubwanjye nzakubwira ngo haguruka ugende uvuge. ese ja hari ishuri urimo ubundi wowe? Rirenze ishuri. Rirenze ishuri kuko impamvu mvuze ngo rirenze ishuri, hari ukuntu umuntu yiga ariko byibura yajya no gutaha mu kiruhuko akamenya ko hari n'umushakire tike agataha. Biba bitangaje kuba mu kigeragezo ukabura na tike ikugeza i Butare. kuba uri ku ishuri ariko ukabura tike igucyura. Abantu bamwe bakibaza ese n'uburara, ariko si uburara gute se? Nimba utari indaya, utigurisha, utanywa inzoga, nta mico mibi ufite, iwanyu hahari, gute ubura na tike igucyura? Nuko bwatindaje nyiguhe na simukada hari akazivuna. Bijya bikubaho? Cyane. None se oya ja urumva uravuze ngo ukabura n'itike kugeza i Butare, ngira ngo mu rugo iwanyu ni Butare. Bivuga ko wabuze itike kuvana i Kigali kugeza i Butare? Nose ubu nyiguhaye wataha i Butare? Ibyemeye nataha ariko impamvu mbivuze njyewe nari maze igihe hari ukuntu ikigeragezo kigeraho ukabona urugamba rugiye kugutsinda. Ndavuga nuko byasa kose kandeba umuntu ameteke ntahe. Njyewe hari n'uwo nahamagaye gutya nasengeye abona akazi ka 1,700,000. Waramusengeye? Cyane, bihamya birahari. Abona? Akazi ka 1,700,000. Akora hano Kimihurura. Harambwira ati shati maze iminsi mbitekereza, ati maze amezi 4 mpembwa, ati ndaje nkubwire birangira gutyo. Ariko ntagariwe nibi nese gutumbwira umuntu wacuruje nkashora 1,300,000 nkasohokamo mfite 14,000 gutumbwira ngo umuntu abura ati kimucyura. Washoye 1,300,000 nza gucuruza i Masaka. Warumbajije ngo hari ikigeragezo ndimo? Yego, hari ishuri urimo? Nibe ni ishuri. Ishuri rijya ritanga ikiruhuko. Hari ukuntu wiga pororonje nta kiruhuko, ukiga numenye ngo uzasoza ryari. Imana rero yarantangaje. Imana ntabwo yita ngo ubwonko bw'umuntu burananiwe, oya, ipfa kubireba ikabona umuntu w'imbere ni muzima, ntabwo ibyitaho. Iyi Mana ntishaka kuvuga ngo jya mu kiruhuko, irakwigisha kugeza igihe yo izabishakira. Jean, tubwire neza aho hantu wari uvuze ngo ukuntu washoye 1,300,000 ugasohoka mufite 10,000 ngo 10 na bingahe? Na 4. Mu gihe kingana iki? Mu mezi 6. Mu mezi 6? Byagenze bite Jean? Urumva nasengaga Imana. Yego. Ikambwira ngo ndaje nguhe igishoro, ugiye gucuruza wikorere kugira ngo uzabone nuko nkorera ubohotse. Ndaza nshaka inzu. Ari Imana ibikubwira? Imana yakubwiye uti ngiye kuguha igishoro. Njya gucuruza mwana. Ndagushyigikiye. Ndagushyigikiye. Cyane n'umuhanuzi akinjiramo ati hano uzahava Imana ivuze. Tuzahava Imana ivuze atuje gucuruza. Gusa nta muntu Imana idacamo. Ari nimba navuga ngo ni umusazi, ameze nk'umusazi. Niwe waje arambwira ati yewe ati nawe ngo uri gucuruza, ati hano nta mugisha uhari. Ati hano nta mugisha uhari. Ari umusazi se? Ati uzi impamvu ni hoya, ati nyirinza kureba nabi, ati ikindi atunze ibintu, ati hano nta mugisha uhari. Ati arapfukama ararira amarira menshi, hari abantu ararira cyane aravuga ati yo, ati umwana wa atumva ati ntuzabona naho kuba. Ntuzabona naho kuba. Ahubwo ikintu cyantangaje urumva ubifata nk'umusazi, ariko umuntu wese Imana ishatse muvugiramo. Ahanga ati nyirinza kureba nabi, ntuzigera ucuruza nta n'amafaranga uzabona, ntuzabona naho kuba. Atariko nyuma y'ibi atuzacuruza ibintu byinshi atari hano. Naracuruzaga mu cyumweru narangwaga nka 3 mu Tanzania kuri boutique. Na njyewe natangiye manura umufuka wa 250 by'ibirayi,
nkabicuruza mu minsi 3 amafaranga nkayabura bigashira, imiceri gashira, injerekani y'amavuta gashira, amafaranga nkayabura. Yagiye hese ntago mbizi. Oya bibaho se. Ibi ni ibintu bifatika, ni Masaka ntago ari kure, n'uwo wabaza ni ibintu byabagaho abantu bose bikabayobera. Ko nagezeho ndwara sitoroge kubera naribazaga amafaranga ajya, sinayariye, sinasohotse, nta nkweto naguze, mu mezi 6 narenze nsohokamo nta nakamambere nguze. Wari ufite agatunzi? Banze kari gahari. Amafaranga nta kindi kintu yakoresheje? Icyambere sinanyweye amata, sinywa amata mu buzima bwanjye, sinywa amata, sindye inyama ngo mvuge ngo nayaguze inyama, sinkunda kuryoshya ngo mvuge ngo naryoheje nk'abandi. Mu mutwe wanjye nimba niyemeje ikintu isaha ku yindi haba harimo kwagura, ni gute nakwagura, nibyo niberagamo. Nkacuruza umufuka wa 250 gashira, imifuka nk'itanu y'imiceri gashira, umufuka w'isukari ugashira, amafaranga nkayabura. Igitoki kigashira ndangura ikindi, cyangwa se aho mpafite nka 3 amafaranga nkayabura. Uvuga uti naje gucuruza n'Imana yavuze. Naje gucuruza n'Imana yabimbwiye, imbwira ko inshyigikiye, imbwira ko izabana nanjye. Nose shabwo yari Imana koko, cyangwa se wenda wari wakoze ibyaha bituma Imana ikurekura? Wapi yari icyo, kuko iyo ivuze 1 2 3 igutuma abantu barenze umwe, nawe ikagusanga iba ari Imana. Kandi yarangiza ugahita unahomba. N'uwicayemo aho nsengeye akambwira ati Uwiteka arambwiye ngo uzava hano, ari ubivuze. Umva inzu nayishyuraga 40,000, ariko urumva nageze muri izo nzu umuntu wese akambwira ati umuntu ugeza bamubarira amezi menshi nabiri. Urumva nge nararwanyije amezi 6, ariko mu mezi 6 n'ubundi nari ngiye gupfa. Ibyambagaho byari birenze kuba nahambira nkagenda, ariko nanone uwo mutima ntawo nagiraga. Waje gusohokamo gute rero? Urumva naracuruje nkafata umufuka w'ibishyimbo nikopesheje, kuko nta mafaranga mfite, inzira ishyuye. Urumva narwanaga n'ay'inzu, nkagenda nkikopesha umufuka w'ibishyimbo w'100, amakara nkikopesha, nkishyura ari uko mbirangije. Ikintu cyaje kuntangaza, nafashe umufuka w'ibishyimbo ahantu barawunkopa, ndawucuruza urashira, mbona n'igiceri cy'10. Kandi wacuruje abantu bakwishyuraga? Natekaga ibishyimbo 10 ku munsi. Urumva ntago ari amafaranga make. Ibishyimbo birashira, njye nabyaza kunyishyuza mbona n'igihumbi, kandi nabicuruje. Nese abantu ntago bari buvuge ko ubwo ari uburangare rero nawe wagize? Utese nese wasobanura ukuntu ko nayaburaga nayo nacuruje nkayabura. None kandi ugahindukira tuvuga ko ari Imana yari yabikubwiye cyane, n'ubwo ahubwo ikambwira ko ari yo. None se gute waje kuhava kandi ari Imana? Imana yari yarakubwiye kuzahava ari yivuze. Nose wahavuye Imana yavuze? Ujya kuhava Imana yavuze? Yakubwiye ngo iki? Yambwiye ko yanzanye kunyigisha, no kunyigisha umuntu, no kunshakira ubuhamya, no kugira ngo izereka abantu umuntu we kuzagira icyo yireguza. Kukwigisha, kugushakira ubuhamya, ukwigisha umuntu, no kubwira abantu ngo umuntu ntazagira icyo yireguza. Kuko icyambere nahombye, abantu barahari, hari ibintu umuntu avuga abantu bakumva ni inkuru. Oya, n'ubu nuko Imana iba yabyemeye ngo umuntu avuge. Ni ibintu biba bihari, natumira n'umuntu gutya akabikubwa, cyangwa no umuntu nkamukwereka. Urumva nahombye, gukinga biri hafi, umugabo
arakubwiye ati waretse buraza wawe rumva yaje ambwira ko yaganiriye na burada wanjye nkamubwira ukuntu ndi umwana mwiza ndi umubyeyi namurihiriye ibintu nk'ibyo harankunda ni n'umunyamahanga n'umuntu ukomeye harangije ngo buraza wanjye ngamumbwiye ngabona ko nzi gushakisha aravuga ngo wampa miliyoni 3 hari abantu ugacuruza aguhe miliyoni 3 ucuruza curuze kuko buraza yawe yarakumbwiye numva ko tutagomba kureka hano hantu ugomba gucuruza amvugishije mwuka w'Imana aranganiriza hari mu masaa 12 ndamubwira ngo kuva mu bwana bwanjye namenyereye kubaho nkora yaba imirimo igoye cyangwa itagoye ariko nkoresha ibintu bivuye mu biganza byanjye sinkuzi ntunzi gute umpa miliyoni 3 ambwira nyine ko igihe cyazagera tukagira gute tukabana ndaga wapi babwira wapi nta muntu uzanshaka kuko yampaye ibihembo ndaga ntago bishoboka none se sha kuba yari kuguha amafaranga ugakora wenda byazakunda mukabana iki ni ikibazo se gute se umuntu w'umusaza ufite imvi imvi aza kumbwira ngo tubane none se umusaza nibe nta mugore afite se ntabwo yagutereta cyetse niba utari ku isoko yari amufite njye nabibonaga urenze umwe yashaka kugira biro yindi gahunda ntago yari ukunshaka ahubwo abantu baguye mu bintu batazi hari ukuntu umuntu akwereka ubutunzi bwo mu isi ariko nta na gahunda afite yo kubuguha ari ukugushuka gutyo kugira ngo akwangiza gusigira n'izo ndwara njyewe namubwiye nasenze Imana mu bwana bwanjye kugeza n'ubu ibyo kwiyandurisha byari bihari ku basore byari bihari bazima n'abeza ariko abo bose nagiye ndende ibyo kwizerwa ndamubwira ni wapi nkoresha ibintu bivuye mu biganza byanjye cyangwa se Imana imbwiye ati nzanye umuntu ninjye umukoresheje kuko wenda wakoze ibi n'ibi ndamukoresheje aragushatse ibyo ni ibintu byumvikana ariko gute umuntu w'umusaza aterura miliyoni 5 akazi cyangwa 3 akazi guhereza ukazanga kandi ubona wabuze n'ibihumbi 10 biranguna n'igice cy'umufuka w'umuceri abandi bakwita ikigoryi bakandi bakakwita akajiji bakakubwira ko uzapfa udakize akakubwira ko akeneye kujya yishyura inzu akubwira ibintu byinshi bana rero irambwira ngo nakuzanye Masaka kugira ngo nkwigishe umuntu undi bushya kuko umaze kwibagirwa umuntu ariko nizo umuntu ngeraho ndwara stroke kubera umuntu yego none se wize umuntu gute ku buryo ugira urwara stroke nizo umuntu ndwara stroke urumva na byarangiye nkinze nyinga mfite amadeni y'abantu kandi sinabarenganya bakoraga mu gihe cyabo ariko rimwe na rimwe Imana yarambwiye ngo wabanye n'abantu bakwereka uruhande rwiza urubi bararuhisha ariko ngeze isaha yanjye irageze ngo nwikurure uruhande rubi urebe abantu mwagendanye umuntu akwihishamo bitewe n'icyo ufite ako kanya hari umuntu mubana kwa ko abona ko ufite imifuka 15 y'umuceri icyo akeneye araza akakibona mukabana gutyo ukagira ngo n'urundi rukundo ariko ntarwo ngewe rero nabonye umuntu ku kigero njya mpura n'umuntu nkabwira abantu ati mumfate gato mpumirize umuntu abanza ahite natinye umuntu kugeza ku kigero numvaga bancukurira umwobo nkiberamo sinzongeye kubona umuntu none se ndashaka tubwire aho hantu ubwo wageze igihe ukumva ntushaka kubona n'abantu byari byagenze bite bituma ugera ku rwego wumva udashaka kubona n'abantu ikintu cyatumye numva nzinutswe umuntu hari umuntu twasenganye uwo ni uwa mbere wanyigishije umuntu Imana iramubwira ngo azambere umubyeyi kuko mfite ibikomere bikeneye counseling Imana
hari ukuntu uba imfubyi ngira ngo nabivuzeho ukaba imfubyi kabiri kandi umubyeyi. Rero Imana yamubwira ngo uzamubere umubyeyi kuko afite ibikomere, akeneye umuntu uzamuba hafi kuko ibikomere afite ntiyabyubakana n'urugo uzamube hafi. Nyine nanjye nishyamo ko nabonye umubyeyi yampamagara mwana wanjye karame mama, nyine nkumva nibyo. Naba nanaryamye mu masaha ari mu kazi nkumva ngomba kujya kumureba, nyine ari umubyeyi. Birangira mfunze murimo amafaranga 50,000. Urumva yarabizi neza, mpora mu bitaro kubera kurwara stroke. Nabaga mpagaze gutya nkikubita hasi, nkataka rimwe ngo umutwe, numvaga nyine mfashwe n'umutwe nkaba ndagoye nkajya muri koma kubera stress. Urumva yabaga azi buri kimwe cyanjye cyose, niwe muntu wagombaga kunkansoringa kuruta abandi bose. Rero nkimara gukinga icyo nakoze, kandi ubwo mwarasenganaga cyane nkajya no kumusengera kuko Imana yari imaze kunkoresha igitangaza mu rugo iwe. Kirakoreka atuye hano i Kabuga. Birangije urumva nibajije ukuntu ndajya kuba mu bihuru na musaza wanjye. Urumva kwibaza ngo 14,000 ntimwari gutega, twaye gutega bigakunda. Ariko urumva umwana ukirangiza kwiga sogonderi, umwana wamfashije amezi 6, nta n'ipantaro namuguriye, nta na bodaboda. Urumva iyo ibyo ntabirebaho twari gutega tugataha. Hone ise ndeba inkweto umwana yazanye azaba ari asubizayo, agapira yazanye azaba ari kasubizayo. Shaka ukuntu namuboneramo n'akantu kadahenze ariko byibura azanabone ko nk'umuntu wabanye na mushiki we hari icyo amuguriye. Ndamutegera arataha. Mu gutaha urumva njye ntago mfite ahomba. Mu kutagira ahomba uwo mubyeyi yambwiraga ngo nze tubane imbiwe njye mu bandi bana. Ariko Imana ikambwira ngo uyu muntu yakweretse uruhande rwiza, ntabwo yigeze akwereka uruhande rubi. Ngenda ashaka kukwereka uruhande rubi rwe wijyayo. Urumva mbore icyerekezo. Ntabwo ndi umuntu uzi kwiruka mu bantu wenda mvuge ngo hariya ndajyayo hariya ndajyayo. Naratuje. Mu gutuza hari abantu nari narasengeye naho Imana ihankoresheje igitangaza, barambwira ngo ngwino tubane. Hari inzu ihari iri gupfa ubusa, nta mupangayo urayijyamo maze amezi 2 ngwino yijyemo. Narize nize umuntu ngira icyifuzo, ngira Imana ngo izatuvure amahungabana twatewe no kuba mu nzu z'abandi. Ndagenda mbayo ariko bashyiraho kondisiyo ko nta muntu uzajya nsura. Ego ambwa nta muntu n'umwe nshaka. Nkavuga se ko ntinjiza abagabo nta musore unsura, umubyeyi yansuye cyangwa umukobwa bitwaye iki ko nta muntu uri bukomanga ati wapi? Njyewe ukuntu mbaho nta muntu mba nshaka ko yinjira mu gipangu cyanjye. Mbaho hari ibintu bitandukanye Imana yagendaga inyereka. Hanyuma rero birangira habaye ikintu gituma bankura mu nzu. Nahabaye ibyumweru 2. Mu byumweru 2 ambwira ko yiyemeje kumfasha amezi 2 ariko bidakunze. Ariko we anyereka ukuntu ngo agiye gusana inzu, ariko narabibonaga ko ari kumbeshya. Sabonaga byari bitewe n'iki ku buryo ahita kwirukana niba ari rero kwemeye kugufasha amezi 2 ukaba maze ibyumweru 2 gusa agahita kwirukana? Ni ibintu byinshi. Urumva harimo gusurwa. Urumva nahoraga ndwaye. Rero washobora no kuntekera igikoma imbere y'uburiri ukazagaruka nyuma y'iminsi 3 ukakihasanga. Nabuze n'imbaraga zibyuka ngo nkinywe. Rero wabibonaga ko mfite ikibazo kiri garave, yajyaga n'ubwoba bwo gutaha bakaguma aho ngaho. Kandi abo wari warabasengeye? Cyane banabizi, nubwo dufite na gahunda yo gushinga icyumba aho ngaho. Aho iwabo? Uhita wibaza nimba umuntu agufashije ndi umukobwa akaba adakeneye ko hari umuntu uzansura n'umwe, wenda ntanavuze ngo igitsina gabo, avuze igitsina gabo nta kibazo wabyumva. Hase nimba adashaka umukobwa ntashaka umubyeyi
uba wumva ubundi uwo muntu abagufashije iki? Nta kintu abagufashije. Nimba abizi neza ko uhora urwaye kuko hari n'igihe no gukingura byananiraga nawe akampamagara kuri telefone, narwaye umutwe no kweguka byananiye, abizi neza, ubundi ubwo yabaga agufashije iki? Nyine urumva nari ngiye kwiga kandi ntago wabwira umwarimu ngo nyigisha gutya, ngo iri somo niryo mfata, ngo iri sindi fata. Ugomba kwiga uko Imana ishatse ko wiga. ubwo rero abarakwirukanye. Urumva nagezeho ndabyuka njya gushaka ikiyede hano i Kanombe, bakambwiye se ko urwaye uzagishobora? Ndabwa nzagerageza. Njya gushaka ikiyede i Kanombe. Buriya ibintu by'ikiyede nabyo biratangaje. Umuntu udashoboye kwicuruza ntabwo akibona. Yego, buriya abantu bagikora benshi ubabajije babikubwira. Ashobora kutakubwira ukuri, ariko ni ibintu nabonesheje amaso. Ukora umunsi wa mbere ugakora umunsi wa kabiri. Urumva kuva i Masaka navagayo saa 11 kuko akazi katangiraga saa 1. Navaga saa 11. Urumva no kurwara n'iki nkajya kugakora. Najyaga mu rugo mu masaa 4 saa 5. Rero uwo munsi yampamagaye mvuye gukora ikiyede bwa mbere i Kanombe, hari haruguru mu murenge wa Nyarugunga. Ndakora ndimo ntaha, arampamagara ngo ndashaka imfunguzo z'inzu yanjye. Ndamubwira ndi i Kanombe, nagiye mu kiyede ariko ndaje nziguhe. Buri segonda akampamagara ndashaka imfunguzo z'inzu yanjye. Urumva nta n'igiceri cy'icumi mfite uwo munsi, nta nubwo twahembwe. Nibwo arambwira ngo ariko ukwezi kumwe ko ndakukurihirira, ariko kukundi ko ntabwo kurangiye, wihangane. Ndaha nta kibazo, twebwe ndihiri uko kwezi kumwe, wenda nampa 20 ni kwita byanariza, ndishyura inzu y'ibihumbi 10 cyangwa se ndebe n'uwo tubana ayandi mbenye hashyemo. Natinya umuntu, nasohoye ibintu yabaye nk'intare. Ariko hari abantu bari baje kumfasha, na n'igiceri cy'icumi yampaye. Urumva ni nijoro bimaze kuba mu masaa 4 n'ibindi, nta hantu ndi bujye. Uwo mubyeyi nawe narindi mideni yari ari kumpamagara, uri hehe ko nshaka amafaranga yanjye. Wawe undi witwa umubyeyi wawe? Nawe yari kumpamagara, uri he ko nshaka amafaranga yanjye. Nkamubwira se kubizi uyu munsi ari bwo bwa mbere ngiye mu kiyede, nta mafaranga ndabona, biragenda gute? Ati ngo no tubivugane. Urumva nagiye gufata ibintu aho bamaze kunyambura telefone. Nagiye gutanga imfunguzo, telefone nari mfite bamaze kuyinyambura. Wa undi nitaga umubyeyi yahise ayikwambura. Yayikwambura iki? Urumva nayo murimo amafaranga. Ahari wanze aratekereje ko ntazayamuha. Arambwira ati nufite telefone harya? Ndavuga ndayifite. Sana ndebe ni kangahe? Ndamubwira urayishaka mangahe? Ndamubwira bampaye 85,000. Ati ndaguha 70 kugira ngo mfatire amafaranga yanjye umfitiye. Ndamubwira noneho nimba ufite ubwoba ko ntazakwishyura buyifashe uyigumane, ngiye ngushakira amafaranga, ninyazana unsubize telefone. Ati wapi? Gute se ushaka ko ngusubiza telefone? Gute ushaka kumpa amafaranga kandi telefone yangeze mu ntoki? Ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Telefone ndayigumana. Ati mu mafaranga undimo hari n'ibishyimbo naguhaye ibiro 13, mbaza amafaranga nsanga ni ibihumbi 13. Ati rero bigomba guhana, naye kugusubiza ibihumbi 20, ariko ubwo ndakwama ibyo bihumbi 13 by'ibiro byanjye naguhaye by'ibishyimbo. Nimara kubikuramo hasigaye amafaranga ngenda mubwa hasigaye ibihumbi 7, ngo nayo ngomba kuguha, kandi nayo ntayo mfite, nzaguhera igihe nzabonera. Kandi ubwo bakwirukanye no mu nzu? Banyirukanye no mu nzu. Naricaye nshatse amarira ndayabura. Hejye ujya mu kigeragezo
kurira bikanga. Ndamubwira ngo arambwira ngo gusa Jean ndagukunda mpita njya gutya. Ndabwira byihorere byo kunkunda bireke. Ubu ngubu ushima Imana ko nta deni nkurimo, naho iby'urukundo rwawe byihorere. Ndamubwira nti gusa si wowe, ndi ku rutaro, ndi kugosorwa. Iyo umuntu ari kugosorwa bajyana impande bashaka. Ndabwira rero aho mpagaze ubu uri kuhabona ngo ndahabona. Ahazaza hanjye suri kuhabona. Arambwira wapi. Ndamubwira ntahazaza hanjye nzaseka, nzishima, muzarira muboroge nk'akana. Mpita nigendera. Urumva n'ibyo 7 ntabyo ampaye kandi bansohoye mu nzu. Uretse gusara kandi bagusohoye mu nzu hari umuntu ukubwira ati twishyingire. Baraza ako kanya baraza bakakubwira ati twishyingire bundi. Tugenda rwose. Bundi ko nakubwiye ko ngukunda. Igihe nakwingingiye ukambwira ngo uzakora ubukuru umurokore ngo ino twishyingira n'ubundi nta kindi cyerekezo. Ngwino tugende ngutunga. Biba byoroshye. Ababyeyi nabo barahata ariko ja kwifata bimaze iki? Wakwishakiye. Azagukubita rimwe agukubite kabiri ariko ariho inzu. Unabyare ubu umubyeyi. Agukubite ariko aguhahire. Aguhahire. None se ubu nimba uri kubungabunga ukarara mu muhanda ukarara mu bihuru nagufata bwo bizagenda gute? Ese bashaka kushaka umugabo gusa kugira ngo ajye guhahira, ubona naho ubona ashaka ajya gukubita ariko erega n'abantu kandi urabumva sibyo. Watangiye uvuga ngo ese ngo umukozi w'Imana ngo ashobora gukorera Imana agasengera abantu ariko akaguma ku kigeragezo. Kiba cyenze n'ikigeragezo. Niho rero Imana yambwiye ngo ndashaka ko nta muntu uzagira ikintu yireguza. Kubera iki? Kubera ko nimba ndaye mu bihuru nkaguma nkakizwa nkakiranuka, inama zihari izo nama sinzumvire nkaguma ku mubabaro wanjye ntitaye ko ndi kuribwa n'imibu. Urumva ubuzima bwawe uba wabushese ariko ibyo ntago birebaho. Nta mubyeyi ndi buhamagare uwo nagahamagaye anyambuye telefone si uwo muntu wamukumbura. Ni wamukumbura uwo wasengeye wibagiwe ibibazo byawe n'ubundi niwe ugusohoye mu nzu mu gicuku cy'ijoro. Umuntu ntago wamukumbura. Ntago wamukumbura. Nimba umuntu abizi neza ko ndi umwana w'umukobwa sibyo, telefone yanjye nayigurisha ikandengera ntagire impuhwe abizi neza ko ntaho namuhisha akayinyambura simukadi nkazitwara mu ntoki akubwira ati nibyo 20 ntabyo ngomba kuguha kuko hari ibishyimbo naguhaye utanyishyuye, ibyo bishyimbo ngomba kubihwanirizamo. Akabihwanirizamo. Ni nka wa muntu ukwica ariko ntagusonge akakwica uhagaze. Ni mu gicuku nta muntu ndi muhamagare ngo ntabara telefone barayisigaranye. Ubwo se wakumbura umuntu ni he? Kandi uwo ni umuntu wari warasengeye. Umubyeyi nasengeye nge nigeze musengera. N'Imana yaramubwiye ngo akubera umubyeyi. Cyane. Wamukumbura gute? Uhita uvuga ngo nahise abantu bambajije impamvu nabaye mu bihuru. None se wabaye mu gihuru se? Nabanye n'uriya mubyeyi mvuye mu gihuru. Uyu mubana muri kubana. Kuko naravuze ngo nimba umuntu ngiye nkasengera umuntu wapfiriye iwe mukase yamuteje ibintu. Yego. Imana igakora igitangaza akazuka mumazeho amasaha nkane ntabirebeho. Kandi nasengaga nubwo mfite ibinini kubera stroke. Kwiyakira byarananiye. Yamara kukwambura telefone akakubwira ngo sha mu bigaragara disi byakubayeho kwiyakira byarakunaniye. Byarakunaniye disi nese bitananira. Wakora iki? Buri munsi nkaba ngwaye umutwe nta kindi ngoye bakambwira ufite agatsi k'ubwonko karangiritse. Rero abakugira inama bakubwira ngo ja wakoreye Imana nago yigeze gutabara. Ni wiyandaritse
nta kintu byakumariye. Icyaba cyiza ishyingire, n'uwo mutsi w'ubwonko nuturika uzaturike byibura warabyaye. Urumva ni igisubizo kiba kiri hafi, nk'umuntu ugeraho ukabyumva. Njye hari uwigeze anyicaza arambwira ngo sha njyewe nariye ubuto bwanjye naranabyaye, Imana itantabaye nta kibazo, ariko nkawe usengera abantu twarabanye arabizi, kuki itagutabara? Ese uzaguma usenga gutyo ngo urasenga, kuki itagutabara usengera abantu bakobwa ukabahanurira ubukwe bukaba, wabaha n'igihe ntikirenge, wowe kuki itagutabara wakwishakiye? Ndamubwira ngo birashoboka ko ndi muri cya gihe Yobu yaragezemo, hamwe bamubwiye ngo ihakane Imana wipfire, ariko amabwira ijambo rikomeye ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, yego, kandi sinzikoraho kuba inyangamugayo. Ndamubwira nikomeze. Urumva iyo uri muri iyo situwasiyo umusore akagusanga akakubwira naguhereye kera ngo twishyingire waranze, none ugeze burara ku gasozi. Njyewe nagezaho naho bajya kunyakira ubufasha ku kagari hariya ka Gitaraga, hari iwacu i Masaka. None se reka tugaruke gatoya nyuma. Urumva iryo joro bagusohoye mu nzu, uriya nawe akwatse telefone, wahise ubigenza gute rero? Nahise numva ntazi umuntu, kuko navuze nimba narabaye imfubyi mama akaduta, sibyo? Urumva ni ibikomere. Nta mama wacu mfite ndi busange, nta data wacu mfite. Ndavuga rero nimba umubyeyi wanjye yaradutaye akagenda, ubone nizeye akankorera ibintu nk'ibi, ndamaza abantu. Wirebesheho mikrofone. Ndamaza abantu, nahaza abantu ku kigero numva bibaye byiza, bancukurira nk'umwobo. Naranabivuze, abantu benshi barabizi. Ndabwira nti ngengeze ku kigero numva nshaka nk'umwana w'intama wenyine gatoya, bakancukura nk'umwobo nkabanamo n'inyamaswa. Numvaga nta muntu nshaka. Rero ndavuga nimba uyu naramugenjereje gutya akankorera ibi, umuntu tutigeze tubana we turabana gutya, fata umwanzuro ndavuga reka mbitse ibintu njye kuba mu butayu kugeza igihe Imana izabishakira. Rero barambwiraga se uzavamo ryari? Imana nibishaka nupfa sindabwa nta rupfu, kandi koko nta rupfu rurenga stress, nta rupfu rurenga stress. Noneho ibuka ugenda uhemukirwa n'abantu bazi ibibazo ufite, ujya ku kigero wumva utagishaka gukumbura abantu mu buzima. Yego. Kandi ibyo byose ni iby'ejo bundi. Ibintu bikaza ari nk'ijana mu minota 30 by'ejo bundi. Nose uba wumva nibura se umaze gutuza, wumva abantu basi ugenda ugarura icyizere, cyangwa uracyategereje Imana? Uko byase kose umuntu ni umuntu. Njyewe icyo nabonye, umuntu nakubwira ko agukunda ujye umuhunga cyane. Iki ni ikintu namaze kubona, ndiga ndanafata. Yego. Ngo umuntu nakubwira ko agukunda ujye uhunga cyane, ujye uhunga, kuko akwiyegereza afite ikintu yateguye, kandi icyo kintu kizakwangiza. Kuko urumva nimba ndwaye sitoroge kubera abantu, nta kwangirika kurenza uko. Kandi abantu nagiriye neza ku myaka yanjye, ntago ndi umuntu wo kurwara sitoroge. Ariko umuntu akwiyegereza yaracukuye urwobo ashaka kugusunikiramo ntubimenye. Nicyo kintu nigiye ku muntu. Hunga umuntu, kuko umuntu ntago ari yisura, umuntu ni kimwihishemo. Umuntu mwabana nonaha bitewe n'ibihumbi 10 ufite, ejo akagusohora bitewe nuko ntayo ufite. Nabonye rero njye abantu nabashije kubona ntago badukunda kubera bibarimo, badukunda kubera icyo dufite. Ariko icyo dufite nikimara gushira bazagusunikira muri rwa rwobo bateguye bakwiyegereza. Rero ntago nizera umuntu, kuko ndacyamutinya. Ndacyamutinye kuko
nimba umuntu ari umubyeyi naratinye n'ukuri akaba yabasha kukwambura telefone azi wakuraho ubuzima wanashaka kugacuruza n'inyanya abizi neza ko utagira epfo utagira ruguru utagira iyo uva utagira n'iyo ujya hakuno umuntu atagira iyo ava ntagire n'iyo ajya agakora ibyo bintu wamukumbura gute uretse uburyarya bw'abantu ntago namukumbura. Nose wenda turimo tunagana ku musozo muri ubwo butayu wahabaye igihe kingana iki? Nabayemo icyumweru. Wabayemo icyumweru. Waje kuvayo gute rero? Baje kumbwira ngo nake tike itaha nibyo nakubwira ngo umuntu aba mu ishuri na tike akayibura. Njya mu kagari hari akagitaraga gushakayo tike. Ngezeyo bambwira ko naremye umutwe. Bambwiye mu ishyamba waremye umutwe. Bambwira amagambo atari meza. Urumva niyo mpamvu nakubwira ngo umuntu nahava akagera n'umuntu. Nimba ugannye umuntu akakubwira ko waremye umutwe naramubwiye ngo urarebye usanga ndi umuntu wo kurema umutwe. Amaze kunkomeretsa umutima arambwira ngo nze kuza mu nteko. Urumva ndi umukobwa ntago ndi umuntu wo kujya mu nteko. Narabyanze ndababwira yego mpamagara uwanjyanye aravuga ati hoya ntago uri umuntu wo kujya mu nteko uri umwari uri umukobwa ujya mu nteko uhagarare tiwabe ndabireka. Niyo mpamvu rero nakubwira ngo uba mu kigeragezo na tike ukayibura. Ntacyo reka dusoreze aho ngaho ubutaha uzaza dukomereze kuri ubwo buhamya unatubwire bwa bundi bw'ukuntu mama wanyu yaje kubata. Yego. Reka tube dusoreje aho ngaho. Ku muntu wenda wifuza kukuvugisha nimero ndaza kuyishyiraho ariko ngira ngo ntabwo iri kuri WhatsApp. Ntabwo iri kuri WhatsApp. Wenda ubwo wakwifuza kuba yakoresha WhatsApp yamvugisha wenda nkaba nakugeraho. Yego. Cyangwa se nkaba nabahuza mu bundi buryo. Urakoze cyane kandi wenda nugukomeza ugasenga tukareka Imana yenda izagukura mu. Yego. Urakoze nawe. Kandi bizageraho n'abantu gusa ariko ndatangaye kumva uvuze ko umuntu nakubwira ko agukunda ngo uziruke. Kandi ahubwo iyo umuntu akubwiye ko agukunda dukoma amashyi twishima. Icyo nshatse kuvuga yego kwimariramo umuntu nyine nakwereka ko agukunda abatarahura n'ibyo nahuye nabyo uzagende gake witegure ko ibizaza inyuma ari byo bizagukomeretsa kuruta ibyo wanyuzemo. Wimwimariramo ngo umwizere ni umuntu ikimwihishemo nagukize. Urakoze cyane rero reka dusoze dusengera Imana. Mana yacu nziza, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose twaherereje inyuma uhabwe icyubahiro. Yamasaha tugushimiye ko wabanye natwe mu kiganiro, uwaduteze amatwi, uwaturebye wese umuha umugisha kandi uturindire ubugingo kuruta ibindi byose birindwa. Urakoze ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu, amen. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.